Imana yantumye yamaye itangazo rireba buri muntu wese, rirareba abapasiteri, rirareba abahanuzi, rirareba abanyamasengesho, abaririmbyi n'abavugabutumwa, abasenga n'abadasenga. Iri tangazo ni iryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana mu minsi yashize naje kugira iyerekwa rikomeye, noneho mbona abagabo baratwite, mbona abakobwa baratwite, harimo n'abasore batwite ndetse n'ababyeyi batwite. Noneho uwabinyeretse arangije arambwira ngo ninkomeze nitegereze. Nditegereza, ndebye neza mu nda, nsanga mu nda z'aba bantu batwite harimo abana bapfuye. Noneho uwabinyeretse arambwira ngo mbese witegereje neza? Ndavuga ngo nitegereje neza, ndabona mu nda zabo harimo abana bapfuye. Arangije arambwira ngo baherutse basama, ariko amaherezo y'izo basamye ntago bayazi. Baherutse basama ariko amaherezo y'abana basamye ntabwo bayazi. Arakomeza arambwira ngo ninkomeze nitegereze. Nditegereza, ndeba mu mugongo nk'uko nabibonye, mbona abagabo bahetse abana, abakobwa bahetse abana, abasore bahetse abana ndetse n'ababyeyi bahetse abana. Nuko arambwira ngo ninkomeze nitegereze, maze nditegereza. Nkomeje kwitegereza, ngiye kubona mbona ba bana bari mu mugongo, mbona bakubye utujosi baradukubye, utujosi twagiye duhengama, ariko abana barapfiriye mu mugongo. Arangije arambwira ngo mbese narebye neza? Ndavuga ngo yego, nabonye abana bari mu mugongo, ariko birashoboka ko ba bana bapfuye, ndabona abana bapfuye. Arangije reka ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ikinyarwanda. Dusuhuze abaturanyi bacu b'Abarundi, tubaha ikaze. Niba wumva utamerewe neza ihangane, ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Burya ushobora kuba warara urira, ariko ejo impundu zikavuka. Kuri kamera z'Isezerano TV nk'uko bisanzwe, twabanye n'umukozi w'Imana. Mubona kuri kamera yagerekeranyije amakanzu, araza kuza kutubwira igisobanuro cy'aya makanzu. Turakwakiriye ku Isezerano TV. Murakoze, nishimiye kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Nitwa Dawidi Ndagijimana, nk'uko bisanzwe abantu benshi baranzi. Rero Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nshimye Imana yongeye kungirira icyizere, ikemera ko nongera kuba muri uyu mwanya. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Dawidi, uri umusore. Ubundi reka dutangire muri kino kiganiro, banza wivuge Dawidi wa nyawe kugira abantu bataza no kuza kukwitiranya. Dawidi wa nyawe, ndi umusore, ndi umukristo wo muri ADEPR Remera, ndi umukozi w'Imana. Nanjye ngiriye ubuntu n'Imana, ndi mubo Imana ihagurukije kugira ngo abantu babashe kumenya ukuri nk'uko Imana igushaka ku bantu. Dawidi ni umukozi w'Imana, ariko abakozi b'Imana barimo amakategorizi. Hari abaprofete, hari abaevangelist, hari abapastor, ndetse ubu Dawidi ufitiye kategori muri izo kategori tumaze kuvuga z'abakozi b'Imana? Jewe nkorera mu mpano y'ivugabutumwa, kubera ko ntago navuga ngo ndi umuvugabutumwa, ngo ndi umuhanuzi, ngo nderekwa ndahanura, kuko izo kategori zose ziri muri kategori y'ivugabutumwa. Uhanura ahanura kubw'impamvu y'ubutumwa Imana ishaka kugeza ku bantu. N'uwerekwa nawe yerekwa kubw'impamvu y'ubutumwa Imana ishaka ku bantu. Rero ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndumva nkorera muri iyo kategori. Ndi umuvugabutumwa, Imana yangiriye icyizere, Imana iganira n'abantu bayo iciye muri njyewe, nanjye nabaye igikoresho kugira ngo Imana igikora ibikwiriye iciye muri njyewe.
uyu munsi uravuga ati njye nka Dawidi nanjye mfite ubutumwa noneho nshaka kugeza abantu bakurikira Isezerano TV, ni abantu benshi. Uyu munsi rero baguteze amatwi, ugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubagezaho. Turakwakira rero, umwanya n'uwawe ku Isezerano TV. Murakoze cyane. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Rero nk'uko nari mbabwiye, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Imana yantumye kugira ngo iri tangazo rigere ku bantu bose. Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka dutangire dusenga. Mana, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Muri aya masaha nyakubahwa Imana isumba byose, ngushimiye ko wongeye kwemera ko nicara kuri iyi televiziyo y'Isezerano TV. Nyemerera ntaba ari njyewe, ahubwo imbaraga zawe aba arizo zikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abantu bose bagiye kumva ubu butumwa. Nyemerera ntaba ari njyewe ma, reka njyewe nkubere mikoro maze uvugire muri njyewe. Reka nkubere igikoresho maze abo ushaka kuganira nabo ubaganiriza uciye muri njyewe. Ntacyo ndico, ndivu mu ivu, ndi umukungu mu mukungugu, ndamazi ameneka nabashe kuyorwa. Ariko Mwami Imana, ntewe ishema nuko wemeye ko nanjye mbumwe mu bo wagiriye icyizere. Nuhabwe icyubahiro rero. Ngaho nubane nanjye unshyigikire, icyo wagambiriye aba aricyo gisohora ku bantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Imana yantumye, yamaye itangazo rireba buri muntu wese. Rirareba abapasiteri, rirareba abahanuzi, rirareba abanyamasengesho, abaririmbyi n'abavugabutumwa, abasenga n'abadasenga. Iri tangazo ni iryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana mu minsi yashize naje kugira iyerekwa rikomeye. Noneho mbona abagabo baratwite, mbona abakobwa baratwite, harimo n'abasore batwite ndetse n'ababyeyi batwite. Noneho uwabinyeretse arangije arambwira ngo ninkomeze nitegereze. Nditegereza, ndebye neza mu nda, nsanga mu nda z'aba bantu batwite harimo abana bapfuye. Noneho uwabinyeretse arambwira ngo mbese witegereje neza? Ndavuga ngo nitegereje neza, ndabona mu nda zabo harimo abana bapfuye. Arangije arambwira ngo baherutse basama, ariko amaherezo y'izo basamye ntago bayazi. Baherutse basama, ariko amaherezo y'abana basamye ntabwo bayazi. Arakomeza arambwira ngo ninkomeze nitegereze. Nditegereza, ndeba mu mugongo nk'uko nabibonye, mbona abagabo bahetse abana, abakobwa bahetse abana, abasore bahetse abana ndetse n'ababyeyi bahetse abana. Nuko arambwira ngo ninkomeze nitegereze, maze nditegereza. Nkomeje kwitegereza, ngiye kubona mbona ba bana bari mu mugongo, mbona bakubye utujosi baradukubye, utujosi twagiye duhengama, ariko abana barapfiriye mu mugongo. Arangije arambwira ngo mbese narebye neza? Ndavuga ngo yego, nabonye abana bari mu mugongo, ariko birashoboka ko ba bana bapfuye. Ndabona abana bapfuye. Arangije arambwira ngo baherutse babyara, ariko amaherezo y'abo babyaye ntabwo bayazi. Arongera amfata ukuboko arantembeza, anjyana ahantu mu rusengero runini. Nabonaga harimo abantu bari gusenga, benshi cyane. Arangije arambwira ngo ninitegereza, mbona abantu bari gusenga ari benshi, bari gusenga. Nditegereza, maze kwitegereza aramfata ukuboko aransohora, tujya inyuma y'urusengero. Tugeze inyuma y'urusengero, nahasanze abana b'impinja benshi cyane, benshi bari inyuma y'urusengero, barimo bararira, babuza ababyeyi, barimo barataka
noneho arangije arambwira ngo mbese aba bana nababonye, ndavuga ngo yego nababonye. Arambwira ngo aba bana barabyawe, bamaze kubyagwa ababyeyi babo barabata, none aba bana bari kurira bashaka ababyeyi babo kubera ko bagize gute, babataye. Nabonaga ari impinja nyinshi zirimo zirarira zabuze abana. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho, ariko udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Umupasiteri udafite umwana nta bugingo afite, umuhanuzi udafite umwana nta bugingo afite, umunyamasengesho udafite umwana nta bugingo afite, umuvugabutumwa udafite umwana nta bugingo afite. Nabonye abantu benshi barimo barasenga bari guhimbaza bafashijwe, ariko hanze inyuma y'urusengero hari abana barimo bararira bahamagara ababyeyi babo, ariko babuze ababyeyi babo. Rero nasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 50 umurongo wa 16, haravuga ngo Imana ibaza umuntu iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, iyo ubonye umujura wishimira kubana nawe, ushyira ibibi mu kanwa kawe, wicara uvuga nabi mwene so ngo kandi ubeshyera mwene nyoko, ufatanya n'abasambanyi ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe, ngo ariko nzaguhana mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Hari abantu benshi, hari abapasiteri bakorera mu izina ry'uko ari abapasiteri ariko abana barabataye, bagakorera mu izina ariko nyirizina ntawe uhari. Hari n'abahanuzi bahanurira mu izina ry'Imana ariko nyirizina ntawe uhari, umwana yaratakaye. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Imana yantumye irambwira ngo nkubwire ngo wite ku maherezo y'umwana wawe, kubera ko uyu mwana ari uzaguhesha ubugingo. Yantumye ngo nkubwire ngo usubize amaso inyuma, uhindukire urebe mu mugongo, urebe nimba umwana wari uhetse nimba akiri muzima. Wabaye bize, uba bize, wibagirwa ko mu mugongo wahetse umwana, none umwana yishwe n'inzara yarapfuye. Imana yantumye ngo nkubwire ngo uhindukire urebe mu mugongo. Wabaye bize wibagirwa ko mu nda harimo umwana, none umwana yapfiriye mu nda. Imana yo mu ijuru ikore ibikomeye kuri wowe, Imana igaruke kuri wowe. Bibiliya iravuga ngo banshimisha iminwa gusa ariko imitima yabo ikamba kure, kandi Bibiliya ikavuga ngo nugaruka ugakura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana yantumye ngo nkubwire ngo wite ku maherezo y'umwana uri mu nda yawe, umenye neza nimba umwana ari muzima, umenye neza nimba umwana uri mu mugongo ari muzima. Nurangiza ugarukira Imana mu izina rya Yesu. Nta bugingo bw'umupasiteri udafite umwana, nta bugingo bw'umuhanuzi udafite umwana. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Nta bugingo bw'umunyamasengesho udafite umwana. Imana yantumye ngo nkubwire ngo wongere ushake umwana. Imana yantumye ngo wamuririmbyi we wongere ushake umwana. Hari abaririmbyi bari ku ruhimbi bari kuririmba, bafite mikoro bari kuririmba, ariko abana baratakaye. Nta bugingo bw'umuririmbyi udafite umwana. Imana ishimwe. Iyo uyu muntu igituma umwana apfa, agapfa umupasiteri yari amufite, cyangwa umuhanuzi yari amufite, cyangwa umuvugabutumwa, umuntu w'Imana, igituma umwana apfa nuko iyo uyu muntu yibagiwe inzira agakora iby'umwana adashaka. Ntabwo bishoboka ko wakwiba ufite umwana. Iyo wibye ufite umwana, umwana arapfa. Iyo usambanye ufite umwana, umwana arapfa. Imana yambwiye ngo wongere ushake umwana, kubera ko nta bugingo bw'umuntu udafite umwana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mu minsi yashize nigeze ngira iyerekwa, mbona nabonye urugendo rw'abantu benshi cyane barimo baragenda, noneho ngiye kubona mbona basohoye aho bari bagiye
kuri bariyeri nini cyane ngiye kubona mbona aho bari bageze umuryango urakingutse. Umaze gukinguka mbona hinjiye abantu bakeya batageze kuri bangahe, kuri 5 cyangwa ku 10. Noneho mbaza Imana, yari abantu benshi, mbaza Imana ngo kubera iki bagiye ari benshi hakaba hinjiye abantu bakeya. Imana irambwira ngo niko abantu bameze, hahamagawe benshi ariko abitabye ni bakeya. Hahamagawe benshi ariko abitabye ni bakeya. Ntabwo igifite agaciro ari uko wahamagawe, ahubwo igifite agaciro nuko witabye. Birashoboka ko umuntu yakorera mu muhamagaro wo kuba yarahamagawe ariko atari mu muhamagaro wo kwitaba. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana yambwiye ngo wongere ushaka umwana, wa muhanuzi wongere ushaka umwana, wa mupasiteri wongere ushaka umwana. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Nigeze mbona mu minsi yashize nanone mbona iyerekwa, mbona intebe nyinshi cyane ziriho towa. Noneho izo ntebe nabonye bamwe bicaye ku ntebe, mbona bamwe bicaye ku ntebe, izindi ntebe ziri nyinshi ziticayeho abantu. Noneho uwabinyeretse arangije arambwira ngo ziriya ntebe wazibonye? Ndavuga ngo yego nazibonye. Irambwira ngo nicaje abantu ku ntebe barangije bazihagurukaho nta mpamvu. Imana irangije irambwira ngo ije gusura intebe, ije gusura abapasiteri yicaje ku ntebe barangije bazihagurukaho. Irambwira ngo ije gusura abavugabutumwa yicaje ku ntebe barangije bazihagurukaho. Irambwira ngo ije gusura abahanuzi. Hari abantu Imana yagiye yicaza ku ntebe, imaze kuzibicazaho bazihagurukaho. Imana yambwiye ngo ije gusura intebe, ije gusura intebe yakwicajeho, ije gusura intebe wa muririmbyi we yakwicajeho, ije gusura intebe wa mudiyakoni we yakwicajeho. Imana ije gusura intebe wa mupasiteri we yakwicajeho. Imana yakwicaje ku ntebe y'ubupasiteri urangije urayihindura. Imana ije gusura intebe. Hari abantu Imana iyo mu gihugu cyo mu ijuru yicaje ku ntebe barangije bagira gute? Bazihagurukaho. Imana yambwiye ngo wongere ugaruke ushake umwana, kubera ko uyu mwana ari we uzaguhesha ubugingo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.